ikintu cya mbere ntinya inzara, ku buryo niyo ndyamye ntariye kabisa nshobora kurota napfuye. Le 3 janvier papa wanjye nibwo namubuze. Ikintu mwibukiraho ni urukundo, ariko muri kano kanya aramutse bikunze ariko agaruka nakwifuza kumubwira ko mukunda. Nitwa Jean Ahmed Matata, abantu benshi banzi nk'umwana wa Christophe Matata. Usibye kuba ari umubyeyi wanjye, navuga ko ari umuntu w'intangarugero mu busanzwe no mu buzima busanzwe, kuko hari utuntu twinshi dutandukanye nagiye mwigiraho apart yo kuba ari umubyeyi wanjye gusa. Ikintu mwibukiraho papa wanjye ni urukundo. Papa ni umuntu, inseko ye cyangwa se ahantu yabaga ari yari ikintu nicyo kintu cyamurangaga. Iyo yabaga ari ahantu wumvaga hari akanyamuneza, habaga hari ibyishimo. Uko byagendaga kose habaga hari ibyishimo. Navukiye i Burundi kuko na famiye yose niho yabaga, ariko mama ni umunyarwandakazi. Nkaba mvukana n'abakobwa 4, aba ndi umuhungu umwe. Kuvuka mu bakobwa gusa sinavuga ko mbifite experience yo kuvuga ngo nibo twabanye gusa, kuko ngewe muri famiye ubundi twabanye turi abana benshi n'abakazi n'abandi bose bazaga mu rugo bakapasinga igihe. 2011 le 3 janvier papa wanjye nibwo namubuze. Icyo gihe nari ndi muri secondaire, nari ngiye mu wa 5 secondaire. Yari yaragiye muri South Africa gukora concert. Ndabyibuka mbere yuko agenda twavuganye kuri email, ambwira yuko agiye kujyayo, yuko navayo azahita aza hano mu Rwanda, kuko yari amaze igihe ari i Burundi, ari naho yari yaboneye iyo contract kujya kuririmba muri South Africa mu minsi mikuru ya Bonane. Ndumva ariko sofa yagiye sinavuga ko nari muto cyane, ariko nanone ntabwo nari nakaba open kuri we bihagije kwa kundi umubyeyi asharing utuntu twinshi n'umwana. Ariko muri kano kanya aramutse bikunze ariko agaruka nakwifuza kumubwira ko mukunda. Mu buzima busanzwe nkora tourisme, mfite agence ibijyanye n'ubukerarugendo. Agence yanjye yitwa Gogeta. Imikorere yayo sinavuga yuko iri loko, kuko dukorana n'abandi bantu batandukanye n'ibigo bitandukanye mu bijyanye n'ubukerarugendo. So tugerageza gutanga serivisi nziza muri buri kimwe cyose dukeneye, yaba ibijyanye n'ubukerarugendo bwo gutembera mu maparke, abantu baza bashaka wenda andi maserivisi ajyanye na tourisme, turabafasha byose. Ubundi muri kino kinyejana biragoranye kuba wakwicara ku murimo umwe. Si ikibazo cy'uko nanze umuziki, ariko hari ukuntu wicara ukareba aho ushaka kugera, cyangwa se icyo ushobora kuba wakora kijyanye n'ubumenyi ufite. Byaranyoroheye nyine kujya mu bukerarugendo kuko nabukundaga, kandi nari mfite amaformation nabukozeho, so byaranyoroheye. Uyu ni umwaka wa 3 nkora ibijyanye n'ubukerarugendo. Ikintu nakuyemo nk'igitekerezo cyangwa se aho byangejeje, nuko nabonye yuko business yari yose iba ifite challenges, kandi iyo uyikoze nk'umwuga ifite aho ishobora kukugura n'aho ishobora kukugeza, kuko sofa 80% niyo ingejeje hano ndi kano kanya. Nibyo covid yateje ikibazo gikomeye, kuko n'imikorere ifite ukuntu yagabanutse kubera abakerarugendo bagabanutse.
ariko n'abari hano mu gihugu abanyagihugu basanzwe nabo barabyitabira buke buke nubwo harimo ingorane z'ubwoba bw'uko bashobora kwandurira mu ngendo cyangwa se n'ubushobozi bw'amafaranga bwagabanutse nabo ubwabo, ariko so far so good. Ubundi njyewe nkiri umwana sinzi ko nabivuga ariko nakubaganaga cyangwa nagiraga icyo, ariko nari mfite talent nyinshi kuko nari nzi gushushanya. Nshushanya utuntu tw'udusketch duto tw'utuanime, ariko iyo mfite umwanya uhagije nshobora no gushushanya ikintu cyaba ari kinini muri cyajya muri portrait. Nari nzi gukina umupira byageze naho muri quartier banyita Ronaldo. Igihe kimwe no ku ishuri haje kuza ibintu bijyanye no gukangurira abana gukina basket, volley, still nabyo nabigiyemo mbasha kudomina. So nari mfite utuntu twinshi nari nshoboye gukora, nashobora gukora nkuze, ariko ntabwo byagiye bikunda bimwe na bimwe bitewe n'ibintu byo hagati y'ubuzima bigenda biza. So no masi vuga yuko nta mu, ariko ntago ari kuba njye ntazogira, ahubwo isi muri rusange ntago byoroshye. Nagiye mpura n'abantu benshi bagiye bamenya papa cyangwa se banamwumvisha mu muziki. So far nta muntu nari nabona questioninga ikijyanye na papa cyangwa se ngo ashake kumenya bindi birenze, kuko umuntu wabashije kumva imiziki ahita abona image ye byihuse bimworoheye, ko papa ni umuntu waririmbaga urukundo, warimbaga kubana n'abantu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi, kurwanya amacakubiri. So ahubwo abantu benshi duhura bahita bagusha ku ntego y'uburyo ki bamukundaga na messages. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi iyo ndi free nta bitajyanye n'akazi, nkunda kureba filime, nkunda kumva umuziki. Ndi umusportif. Impano yo gukina basket, mfite utuntu twinshi. Haraho nicara nkibaza urya munsi twahuye, nkibaza igituma nari narayemuye n'umuduga ukangonga, nkibaza igituma nari naraye mu bitaro kuri serumu, n'Imana kuko ntari naraye mpfuye basi. Ibihangano bya muzehe mfite byinshi ndimo kubitekerezaho, kubikorera ku buryo mu minsi iri imbere bitarenze nko mu ntangiriro z'uyu mwaka ugiye kuza bizajya hanze, yaba kuzisubiramo, kuzikorera n'amashusho no korohereza abantu uburyo bwo kuzibona, ibintu nk'ibyo byose byo gukomeza kuzisigasira. Mbese ishema rya mbere bintera ni ukuba umwana w'umuntu nakwita intwari, kuko ibikorwa yakoze birigaragaza, yaba hanze ubwabyo birigaragaza. Mu bintu abantu benshi bakunda kumbwira yuko naba narakwiye kuri muzehe no kubana n'abantu, kandi ni ibintu numva ko ari byiza, nanjye ndagerageza nkabyitwararika. Ikintu cya mbere nagiramo inama urubyiruko ni ugutinyuka. Nicyo cya mbere cyo gutinyuka, kuko iyo
ubashije gutinyuka ugafata umwanzuro wo gukora ikintu ugashiramo imbaraga zawe zose, urumva hazamo no kwizera, ukizera ibyo watekereje gukora. Njya mu gutangira nagiye ntekereza utuntu twinshi, ariko kwa kundi ujya kugisha inama deja wowe ufite igitekerezo cyuzuye, ariko ukumva yuko ibitekerezo byawe bidahagije ukajya kugisha inama. So iyo ugishije inama ahantu henshi, kuri njye nabonye atari efe nziza ku gitekerezo wagize, kuko birangira buri wese akubwiye negative zirimo negative, bikarangira igitekerezo cyaho gipfuye. So it's better yuko batekereza ikintu bashaka gukora, bakakora studies zihagije, then bagatinyuka bakajya hanze bakacyapurika. Hanyuma efe za covid ku bijyanye na business, burya njye nemera yuko iyo uri muri situation uko iri kose, yaba mbi yaba nziza, ibifite kote negative na positive. Nk'ubu ngubu ku ruhande rwanjye ibijyanye na business, nubwo abakerarugendo bagabanutse n'akazi kakagabanuka, byampaye umwanya mwiza wo gutekereza indi mikorere mishya nshobora kuzana in case bino bikemutse cyangwa se niyo byakomeza. Mbasha no gutekereza n'ibindi bintu nshobora kuba nakora ku ruhande apart ya tourism nkora. So aba ari umwanya mwiza wo gutekereza no ku bindi bintu byagutse ushobora kuba wakora. Si ngombwa yuko niba habayeho icyo cyorezo cyangwa se n'ikindi kibazo cyaza kituma akazi gahagarara, yuko ucika intege ngo uhagarike ibintu byose wakoraga. Ikibondo canje kirarize, umwosoro urakirenze, nimukinze ngazengereye mwe, mukimpenda mpendere basha cosarara nanje nosara, kweri cosarara nosara.